ari kugaruka ku kantu ngo sinigeze nshaka kumufunga. Ni vibe nyuma ya situation imaze iminsi hari hagati ya Ari na Yago Pondat. Ari nawe yagize ikintu abivugaho nono. Ibintu uko bikomeje kugorana imihanda wallahi papa. Ibintu bikomeje kugorana kabisa. Abasore batunzwe n'abadiaspora bo nono byatangiye kubibazo. Madashira ngo hanze amafoto yawe wambaye ubusanga yerere ngo ugomba komeza ukanshiramo amafaranga ugomba gukomeza kwishura inzu. Ibintu bikomeje kugorana kabisa. Umujama witwa Evra abakobwa babirimwa n'uwa gatatu kuri akaba abatipe babayeho neza wallahi abatipe babayeho neza bo muri iyi minsi. Nyuma yuko Perezida w'u Burundi agaragaye afite umweyungu usanzwe ari gukubura ari kwereka urugero rw'ukuntu bakabaye kuba babikora yakoze ikiganiro. Narabonye umuzungu yavuze ngo igihugu cya mbere gikenye ku isi acagenda hari yarara hose abari hafotora yerekana igihugu cya mbere gikenye ku isi. Umwanda usigura ubukene, umwanda nivyo. Ngiye kwibariza ikibazo sumwa umwanda murawufite none dore muhise museka kandi bazabafunga. Bazabafunga. None ndagira babwira cyane kivuga nubwo nanjye abanyamurenge batanyemera ku cyumweru ndaziturika zanje kuko nanjye dumumitizo mu murenge. Tukiva rero kuri Bushari ukomeze kutubwira kuntu ubumba numiwe. Reka twivugire kuri ari uherutse kuvugwa muri situation y'ibyamacano hagati ye na Yago Pondat. Aravuga ko burya ngo ntago byari imbabazi. Reka tukumve nawe. Ari kugaruka ku kantu ngo sinigeze nshaka kumufungisha. Nimba utageze ushaka kumfungisha nari kumara ukwezi muri gereza. Iyo udashaka kumfungisha nari gutahira kuri rimwe ndangatahira kuri pariki. Iyo wandika urupapuro rw'imbabazi ruvuye kwa noteri niho nari gutahira. Aho ngaho nari kuvuga ati kabisa ntashye kubera yabo. Ariko aha ngaho urabeshya Umugore iyo ari umugabo aba senyenge nuje no kwicara hasi abasenyenge ako ntunkubite mana oya. Ari ikiganiro yagakoretse kuko aravuga ko Facebook page ye amwe na TikTok byatwawe n'uyu mugabo cyase n'uyu musore amenye n'uyu nguyu ari ndanga avuga ko yamwibiye no Facebook page na TikTok akaba atarabigarura. Dore amajwi ngaye. Wanze gutanga credentials za TikTok, wanze no gutanga credentials za Facebook page yacu. Anytime umuryango we nureba kino kiganiro anytime dushobora kongera tugatanga ikirego ku ndishyi z'akababaro kandi zishobora kubagora cyane uko nabibonye. Anytime izo credentials nituba tutarazibona. Ariko se ko hari nandi majwi ibintu babiri hano nabyo dore hano hari amajwi Yago ari guhakana ko nta Facebook page na TikTok agira. Ibintu bikomeje kugorana papa. Nsangaho nyivaho ngira kuri Facebook. Ati na Facebook ni muyijyaho nzajya kuri TikTok. Undi aravuga ati se ibyo byose bigira amafaranga. Iyo Facebook igira amafaranga. Undi yagara kejo nabwira ati nuza yagati ibyo bintu bigira n'amafaranga arenza ya YouTube. Aravuga ati se ko ntarabifungura.
Kejo namubwira ati nyamara urabifite yego undi aravuga ati niba ibyo bintu koko bihari si ibyanjye nje na TikTok yego na Facebook nzira ibyo bintu ninda rubitunze ni umwana bita ari yego urumva ari nawe waje kuba umuntu wa hafi wa yawe ko bikomeje kugorana bashije ikirata nta kindi nagufasha gusengera Imana ikaguha umugisha dushaka mu rugo kandi nakubwiye ngo namusoma mfite na fone nyine narayikoresheje cyane none mbyutse nzi ngo ngiye guca yansa nta muriro dufite ngiye kuba mbaye offline nyine ranzimanye ubwo nuza kubona uko wadushyiraho amafaranga make niyo yaba ari n'ibihumbi 20 umuntu akabona uko abaguze umuriro ubwo wenda nuza kubikora akanguhe nimero uri buze ko kugiriraho ko iyi ngiyi igiye kubivuyeho offline gato uvuze ijambo ngo nibaguha amashyi umugabo ayo majwi yo nayo umutipe natari buze kuvuga ni umutipe umeze neza kabisa waje gutubura waje gukundana n'umudiaspora akajya mutamo ubuceri nyine akajya mwishyurira inzu amazi interinete umuriro ndetse n'ibindi nk'uko mwahagiye mubyumva sasa rero uno mukobwa bakundanaga wiberaga hanze aho ngaho nyine abadiaspora bazi n'iki bita ku bantu babo cyane umukobwa rero yaje kuvuga ati kino kijama cyanjye rero kugira ngo kitazanca inyuma reka nshaka bafata abakobwa banjye b'inshuti yari afite abakobwa b'inshuti be babiri baba hano mu Rwanda avuga ati reka mbohereze bajye kubana nawe mu nzu yari yaramwishyuriye inzu ya 350 urumva ni inzu nziza kabisa umutipe yabagamo nyine noneho sheri we aravuga ati none kamwese bana bakobwa kujya bajye babana banancungira banandebere ko bandebere ko nyine ikijyama cyanjye kitahanje abakobwa arabohereza baragenda babana na wa mutipe mu nzu tu barabana iminsi ngahe noneho jama yake kwa kundi kwa kundi jama yake nyine bayitamo n'ibyana akavuga atari ku wundi kijya kurishe ihera ku rugo ubundi wazabikurikirana ruzungu rero umutipe abayongoje wa mbere birangira amutayemo nyamusore nuyongera yongoza n'uwa kabiri nawe amutamo birangira asigaye abakorera bose akazi kera kabaye rero batangira kujya basigana sasa ati ninjye uri burashi rwa mutipe nanjye reka bari njye kumuraza umudiaspora akaba ari aho ngazi ngafite umusheri we ngo yanamushyizeho abarinzi nuko ye nyuma y'igihe rero abakobwa bakomeje gupfa umutipe byaje kuba ngombwa ko umwe muri bo amuvamo ubwo bagumye bamuheza ubwo nta wamenya wasanga atarabikoraga neza mu gitanda reka bikoze nyamukobwa mu diaspora wacu ahita akupa ibintu byose umuriro amazi interineti byose atabibana umusore rero abonye zimwakiye aravuga ati rero hari amafoto na video twagufashe urumva abakobwa baje nyuma yuko babonye ko basigaye baca inyuma umushuti wabo baze gushaka uburyo ki bazakonfirma ku buryo nta nashaka kuzisaza bazahita bamubwira ati dore twagufashe amavideo urabizi abakobwa igihe bavugana video call bamwe biyambariye ubusa abandi bimereye kuntu bishakira sasa rero abangaba nabo barabimukoze bakajya bavugana nyamukobwa wacu mu diaspora nayo yisanzuye azingo ari kuvugana n'inshuti ze magara nyine ziri ba mu Rwanda ziri no kumucungira sheri we ibintu nk'ibyo kabisa
kombi bo bari kufa kuri coding izo video. Umukobwa rero amaze gufunga amazi n'umuriro byose n'ama internet babaramukangishije video ngo nudakomeza kwishyura inzu ude dufite video zawe wambaye busa tuzazishira hanze. Ako uyu musore ni ikigoyi kabisa. Umusore nagateke. Abasore nk'aba baracyabaho. Umusore ukamuha buri kimwe mana. Ako ubundi. Ngo kuno musore nirinze kumuvuga rero kugira ngo murindire privacy ye gusa. Ni mu TikTok hano mu Rwanda. Anuruje abake follower mu minsi ishize ndakeka muhise mumumenya. Ariko ibi bintu byabaye icyaha kuko ubundi ntago byemeye kuba wafata amashusho y'urukozasoni cyangwa se amashusho y'ubwambure bw'undi muntu ukajya kuyashira ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo ntago byaba ari ibintu bizima rwose no mutipe yisubireho. Nirinze kumuvuga kugira ngo oya nguko rero wakoze gukurikira ni Vibe. Gumana natwe ukore subscribe n'umutarayikora ukazogera ukande follow kugira ngo buri update zose zadushiraho zajye uri kumwe natwe. Ciao ciao.